ese mu buzima bwawe ntabwo waba warigeze ujya mu rukundo n'umuntu ukaba hari umuntu muri gukundana ariko muri wowe ugatangira kwiyumva asa nkaho uri kumwe n'umuntu udakwiriye muri wowe ukabitangira kubyiyumvamo. Buriya rero mu gihe uri mu rukundo mbere na mbere ugomba kuba ugomba guhanga amaso mu gihe kinini abantu babaranye kuruta igihe gitoya. Uzasanga abantu benshi ari nako bimeze, ariko ahangaha ndi kukubwira ni imbaraga nyinshi ubasha kubishyiramo bigomba kugaragara ndetse na mbere ya mariage, kandi ibyo bigatangira kugaragara mugitangira, ntabwo ibyo biza nyuma. Aha muri iki gihe rero uzaba ugikundanye n'umuntu niwe uzatangira kumenya ko witeguye kugira ngo ubane n'uwo muntu ubuzima bwawe bwose busigaye ku isi, kuko umunsi uzigera wisanga washakanye n'umuntu mubi utari ugukwiriye, ahangaha niwe uzatangira kumenya ko wakoze ikosa rikomeye rya mbere mu buzima rizagukurikirana ubuzima bwawe bwose. Muri iyi video rero niho ngiye kuba nakugaragariza ibintu 5 bizakubaho nushaka umuntu utariwe. Icyambere ntatinze, mbere na mbere gatoya banza ukore kuri like na subscribe, mbetse uhita wandika igitekerezo cyawe nubona ibi bintu byose bigufashije uze guhita ushimira Imana kubw'ibi bintu umenye, kandi ushimire no kuba ukiri muzima. Ntukajye ureba nga video zanjye zivuga ku Mana udashima Imana no kubw'ibi bintu Imana ibikumenyesheje. Ikimenyetso cya mbere cyangwa se ikintu cya mbere kizakubaho kizakubwira umuntu utari we uri kubwe nawe nuko uzatangira kuva kuri ya ntego ya mbere, wa mugambi mbere wari ufite ugatangira kuvaho, ugatangira gufata kwindi migambo taruzi. Buriya abantu mubanye cyangwa se umuntu mujye gukora mariage, uriya muntu ahindura ubuzima bwawe byanyabyo byuzuye. Buriya ubirebye neza Imana yakuremeye impamvu runaka. Rero iyo ushatse umuntu biba biteganijwe ko ugomba gushakana n'umuntu uzagufasha kugira ngo ndetse ugende muri wa mugambi ndetse wuzuze bya bindi Imana yakuremeye mugomba kubamo kugira ngo ubashe kubigenderamo. Ariko umunsi ushakanye n'umuntu utariwe, uwo muntu rero ashoboye kuba none nawe yakuvana mu nzira Imana yari yarakuremeye mu byuzuye akagutanisha akakujyana mu zindi. Uburi umufasha mubi ntago aba aje mu buzima bwawe ngo akwangirize intego z'ubuzima bwawe gusa, ahubwo aba ari no kukuvana mu buryo karemano Imana yari yarakuremeye uzagenderamo akakujyana mu yindi nzira. Ariko ibi ngibi kimwe mu bintu bibabaje ntago ujye ubimenya kugeza ugeze ku iherezo ry'ubuzima bwawe nibwo ubasha kubimenya. Reka urugero wenda tuvuge ko Imana yaba yaraguhamagare kugira ngo uzabe dogiteri, umuganga uvura abantu. Wenda urugero umuntu mugiye kubana akaba ari wa muntu utajya ari wa muntu wizerera mu bintu by'ubuvuzi, n'umuntu udakunda ibintu by'ubuvuzi nta nubwo abona ko ubishoboye. Abo umugabo abo umugore, uyu muntu azakubera imbogamizi kuri wowe mu gihe runaka. Urugero hari igihe Imana iba yaragushyize muri ibyo bintu yarakuremeye kugira ngo uzagire ubuvumbuzi runaka uzana muri icyo gisata cy'ubuvuzi, ariko nuramuka ushakanye n'umuntu utari we, uwo muntu ntabwo azigera atuma ugera kuri ya ntego Imana yarakuremeye wa mugambi. Reka mbikubwire, uyu munsi wenda Imana yakuremeye kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza, ariko wenda urugero umuntu uyu munsi muri gukundana ni wa muntu utizerera mu muhamagaro w'Imana, cyangwa se ngaba ari wa muntu ubasha kuba yakubonamo nk'umuntu Imana yabasha gukoresha ukabona aragupinga. Ndetse gushakana n'uwo muntu gusa ntago bizahagarika wa muriro w'Imana kugira ngo utangire gukora muri wowe gusa, ahubwo niwe wa muntu uzabasha guhagarika wa muhamagaro w'Imana mu buzima bwawe. Buriya mu kindi kintu ndagira ngo nongere nkubwire ngo ntuzigere ushingirwana ubane n'umuntu, ushakane n'umuntu utabasha kwizera ku mugambi Imana ifite ku buzima bwawe, cyangwa ngo yizere mu mugambi w'ubuzima bwawe. Niba umuntu mugiye kubana ugiye gushakana nawe atari wa muntu ujye ukunezerwa wishime no kukuzamura no kukwegereza Imana, cyangwa witeguye no kugushyigikira mu ntego zawe urimo ziterambere, ukabona atangiye gusa nk'agenda aca amazi ibintu ugiye gukora, ibi nibwo nakubwira ko uri kwinjira mu matware mabi cyane ya kirimbuzi. Ikindi kintu cya kabiri, uzisanga ujye urwana n'intambara zitari ngombwa nushakana n'umuntu utariwe. Ubundi mu buzima hari mu rugamba, hari ibitero by'urugamba byinshi abantu tujya duhura nabyo. Hari urugamba ubwawe wihitiramo, ariko hari na rumwe mu rugamba ugomba kwirinda. Ubundi nuramuka ushakanye n'umuntu utari we, ni wawe uzisanga wowe uzigiye urwana intambara mu by'ukuri zitari ngombwa kuzirwanya, cyangwa se utangira kurwana nazo kuva na mbere. Iyo udashakana n'uwo muntu tangira kurwana n'intambara utari buzarwane nazo kandi zitari ngombwa. Uzasanga abantu benshi impamvu bakunda gushakana n'abantu batari abanyabo, uzasanga ari babantu bakunda gusuzugura imbaraga zibarimo. Ugasanga umuntu muri we ari kuvuga ati nge ndashoboye, uriya muntu wenda nzamuhindura nituramuka tubanye akaba umugore n'umugabo nzamuhindura. Abenshi nuko baba batekereza,
ariko burya nshuti uribeshya. Mu by'ukuri ibyo ntabwo ariko bikora. Buriya muntu mu buzima bwe aba agomba kumenya imbaraga ze ndetse n'aho agarukira, limitations. Rero uyu munsi niba ubizi neza ko utabasha kubaho uri kubana n'umuntu utakubabarira, byaba byiza rero uramutse udashakanye n'uwo muntu, aho kugira ngo kano kanya ube wumva ko uzagerageza kuzamuhindura nyuma kandi bidashoboka. Kabone n'ubwo waba uri umuntu utuje, wa muntu ujya ubasha kwihanganira ibintu byose, nakubwira ko nuramuka ushakanye n'umufasha mubi, uwo muntu na kwa gutuza kurimo nabyo azabyangiza, birangire nawe uvumbutsemo umeze nk'umuntu undi muntu, na kwa gutuza kwa kwihangana nabyo bizagushiramo, abigukamuremo nabyo, na bwa buntu bwiza, kuba umuntu mwiza byose wari ifitemo nabyo abikwambure, usigara uri igikarakasi. Buriya birashoboka cyane iyo ushakanye n'umufasha mubi kuba yaguhindura kamere yawe. Niba ari umuntu mwiza akaguhindura umuntu mubi byuzuye, uzasanga uri wa muntu wisanze buri kanya uri gutongana nawe, cyangwa se washaririwe igihe kinini ufite inzika n'umujinya n'umuhari, kandi kabone n'ubwo we mu busanzwe muri kamere yawe wari umuntu utuje kandi utavuga n'amagambo menshi. Rero aya makimbirane n'izi ntambara zimeze zitya ntabwo ari bimwe Imana iba yarageneye ubuzima bwawe. Reka urugero, wenda ushakanye n'umuntu w'umunyamahane ukora ibikosa byinshi unarwana, uzasanga aho kugira ngo mu mwanya wakabaye kano kanya wishimiye kuba uri mu rugo rwawe unezerewe cyane, uzasanga uri wa muntu buri munsi ahubwo uri gusengera kugira ngo ubone icyatuma urugo rwawe rudasenyuka, icyatuma urugo rwawe ruhagarara rushinze rwemye ndetse ruhagaze rukomeye, ukaba kano kanya utagisinzira utakiryama uri gusengera kugira ngo urugo rwawe rudasenyuka, aho wakabaye ugiye kunezererwa n'urugo rwawe. Ahubwo uzaba uri wa muntu uzaba usa nkaho amaso yawe hanze ku buryo ki watuma urugo rwawe rudasenyuka kuruta uko wakabaye ahubwo runezerewe ururimo, kubera ko ibintu byose bizi iwawe mu rugo byose biganisha kuba mwese mutabyumva kimwe, habamo icyo bita misunderstanding, kutumvikana kw'ibintu neza hagati yanyu. Rero inshuro nyinshi hari igihe Imana ikwereka defo cyane z'uwo muntu, cyane biciye mu mico ye, ndetse Imana ikakwereka mu mico ye mbere yaho gatoya ukiri gukundana, ariko umunsi uzanga kumva umwuka wera ariko kuburira, uzasanga wowe ubwawe ugiye uhura na za ntambara mu by'ukuri wakabaye waririnze, wakabaye utarahuye nazo, ugatangira guhura nazo kandi kubera ko wasuzuguye umwuka w'Imana, mwuka wera. Kugeza igihe Imana ubwayo izinjira muri ibyo bintu ikakurengera, mu gihe itarinjira muri ibintu byawe uzakomeza urwana urwo rugamba imyaka myinshi pe. Rero nuramuka ubonye icyo bita red flags, amadefu cyangwa se bimwe mu bintu ubonye ko uwo muntu muri gukundana kano kanya, ibyo bintu ntuzabyirengagize uvuge ko wenda bizagenda, wenda niba uzumva ko bizarangira cyangwa se bizagenda nyuma yo kuzaba wakoranye honeymoon n'uwo muntu muri gukundana, aka kanya ngo umve ko aribwo bizaba igihe cyangwa se ni mu bana bizashira. Oya, ahubwo ibyo ari kukwereka uyu munsi muri kuba muri gukira abafiance mu rugo rwanyu bizikuba, kuko umuntu uri kubona uyu munsi byakikuba kurushaho, byaba byiza ubaye maso. Kandi ureke kujya usa nkaho ibintu byose wagira ngo ni wowe, usa nkaho wagira ngo bikora ukajya uvuga ngo Imana buri izabahindura. Oya, hari igihe Imana igikoresha rero izo red flags ikakwereka ayo madefo y'uwo muntu, ikakwereka ayo makosa y'uwo muntu ukwiye kuba waba umwangira, waba ubaye umuhakaniye, ukaba wanamureka kugira ngo Imana igukize kuba utabana n'uwo muntu, ariko ukabisuzugura. Ahubwo wowe umunsi muri wowe uzatangira kumva usa nkaho uremerewe kuba wumva wabana n'uwo muntu ukaba utari kubyumvisha neza. Byumvire, umvira iryo jwi impamvu uri kuzamo. Byaba byiza uramutse ubivuyemo kuruta uko wafata ubuzima bwawe ukabushyira ukabuhuza n'uwo muntu, kandi uwo muntu mushe kuzabana nyuma bikarangira akurimburiye roho n'umutima wawe. Cyandi cya gatatu, abundi nushakana n'umuntu utari we uzatangira kuba wabaye icyo bita vulnerable to spiritual attacks, cyangwa se ibitero by'umwanzi Satani byo mu buryo bw'umwuka bizaba bibaye buryo bwo kukorohera kugira ngo ubashe kuba waterwa nabyo, kubera ko uzaba ubanye n'umuntu utari we Imana yari yakugeneye. Reka ibi mbigusobanurira ubyumve neza, ntabwo byumvishe neza. Okay, buriya ushakanye n'umuntu uba ushakanye n'undi mwuka wakurikiraga uwo muntu, se waba ubyumvishe? Okay, reka nongere mbivuge. Urugero iyo ushakanye n'umuntu w'umunyamugisha, na wa mugisha we ububaye wawe, bivuze ngo nawe imigisha yawe muba mwihurije hamwe. Ariko nuramuka ushakanye n'umuntu ufite abadayimoni n'imyuka mibi, uwo muntu muba mwihuje. Icyo abantu benshi batajya bamenya, kubera ko iyo mushakanye n'uwo muntu muba mubaye umwe.
ubundi buryo Satani akunda kuba yabona inzira ituma agera mu buzima bwawe, ubundi akunda guca ku bantu bawe ba hafi cyane, harimo umugabo wawe, umugore wawe, inshuti zawe ndetse n'umuryango wawe cyane. Ariko iyo ushakanye n'umuntu ufite imyizerere itandukanye wenda n'iyawe, wa muntu uramya ibigirwamana, murabizara abantu bariramya ibigirwamana babifite mu rugo, cyangwa se ukabona ni ba bantu baturuka mu muryango ujya mu bupfumu, ujya mu bintu by'ubugirwamana, ibintu nk'ibyo ngibyo, kubera ko mu buryo n'ubundi umwuka mubi cyangwa se imyuka mibi y'abadayimoni yari ifatanye n'uwo muntu, nayo izatangira gushakisha uburyo bwo kukwataka. Urugero, nuramuka ushakanye n'umuntu wabo bakora ibintu byo gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana, ibintu by'ubupfumu n'ibindi byinshi, kandi abo bantu bakaba batarihannye, batarakuweho ngo birukanwe abo badayimoni, uwo mwuka nawe uzatangira kuza kukurwanya nyuma muri mariage wanyu. Reka wenda urugero nkubwire, wenda ushakatse mu muryango, wenda uwo muryango ushatsemo ikintu bita divorce, ni ikintu gisanzwe muri uwo muryango. Noneho wowe ntunasenze byuzuye bya nyabyo biri seriye, uhise wowe wirukanyira gushakana n'uwo muntu. Rero wa mwuka wo gutandukana, umwuka w'amacakubiri, uwo mwuka wo gutandukanya umugore n'umugabo, umwuka ndahita nkwita ngo ni umwuka wa divorce, nutangira nawo uwo mwuka nuramuka ubanye n'uwo muntu, uzatangira kwinjira mu muryango wanyu ushaka kubatandukanya n'uwo muntu wawe. Hari igihe cyinshi cyagiye kigaragara, ingero nyinshi zagiye ziboneka n'abantu benshi, byagiye bibabaho inshuro nyinshi, aho umuntu yabaga yarakoze agatera imbere, akabona ubutunzi, akabona n'ubushobozi, ibintu bye rwose umugisha ukamugendaho, ukaba ameze neza, ariko mu gihe ashakanye n'undi muntu, ukabona umuntu bashakanye afite wa mwuka w'ibihombo, umwuka wo kuguhombya, yashakana n'umuntu bikarangira uwo muntu arahombye burundu neza. Ibyo rero ni nabyo bikunda kuba byabaho iyo utabashe kubyitondera. Ni nayo mpamvu nawe ubwawe nuramuka ugiye gushakana n'uwo muntu, biba bisaba kugira ngo ubanze witonde, cyangwa se ubanze urebe ibikubura byinshi bihari kugira ngo ubashe kwirinda, kuko uramutse ugiye muri ibyo bintu utasenze byuzuye bya nyabyo, uzasanga uri wa muntu uri kurwana urugamba rugera muri rubiri, cyangwa se urwana intambara ebyiri icyarimwe, yaba ari urw'umubiri, urw'umwuka, ndetse utari ukwiye kurwana. Urugero, wenda ushakanye n'umuntu w'umugizi wa nabi, ahohotera abantu, ararwana, arakubitana, ariko ushobora kuba wenda uwo muntu ntabwo uzaba uri mu bwoba bwo mu buryo ufite ubwoba bwo ku mubiri gusa, ahubwo uzakomeza ugumana ubwoba muri wowe, akubikemo ikintu bita ubwoba, cyangwa uterwe n'agahinda gakabije, utangire kumva ntacyo umaze, ufite icyo bita ngo ni worthlessness. Umwanzi azatangira kuguteza kwiheba. Rero niwe witeza imyuka mibi kugira ngo ikwatake, kubera ko ntiwigeze wumvira Imana igihe yakuburaraga kugira ngo ureke uwo muntu cyangwa se umuveho. Abakorinto ba 2:6-14 haragira ati nimukifatanye n'abatizera. Ati nimwifatanye n'abatizera mudahwanye, mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite, cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Rero hari uburinzi buzana no kuba wabashe gushakana n'umwizera wa nyawe. Buri ushakanye n'umuntu wa nyawe, mukabana, mugasezerana, umuntu wakugenewe, hari uburinzi, hari umuriro w'Iteka, hari uburinzi bw'Uwiteka bukujyaho bukabarinda mwese. Amaraso ya Yesu arabatwikira. Ndetse iyo ushakanye n'uwo muntu mubasha guhagararana mu kwizera kugira ngo murwanye bya bitero by'umwanzi. Murabizi zimwe mu ntwaro z'umwuka dufite twahawe n'Imana harimo no kwizera n'ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, ndetse hakabamo agakiza. Izo ni intwaro z'umwuka turwanisha, ariko kwizera kubasha kuzimisha ya myambi y'umubi. Rero iyo ushakanye n'umuntu utagira kwizera, udafite ibyo bintu byose, uwo muntu aragutsindisha bigatuma ubasha gutsindwa. Ariko iyo ubasha wowe kuba uri kumwe n'umuntu mufatanya mu kwizera, mukabasha kuzimisha kwizera kwanyu ya myambi umwanzi Satani abagabaho, mubasha kumunesha umwanzi. Ijambo ry'Imana bababwiye, murebe mu Befeso ibice byaho 6 umurongo wa 12 kumanura kugera kuri 18. Ibi byose muri buza kubona intwaro z'Imana zose wakifashisha urwanya ibitero bya Satani. Rero ahangaha niho muhuriza hamwe, mugatangira kwamagana no kwirukana ibinyoma bya Satani iyo ashatse kuza gutangira kuba gushaka gusenya urugo rwanyu. Washakanye n'umuntu wa nyawe, kandi amamuzi ubuhamya bwiza mugomba gutanga no kuvuga mu gihe mwabashe guhura n'ibibarwanya. Ariko iyo wifatanije n'umuntu wanze gusengana nawe, bya bindi bibiri tubwiye itubuza,
tukifatanya n'abatizera. Ibi bishoboye kuba byakubuza kwizera kwawe, yewe bikanagushishikariza kujya mu cyaha. Ibi rero bigatuma winjira no muri rwa rugamba rwo mu buryo bw'umwuka rutari ngombwa. Ntuzigere wirengagiza ibi bintu bikuburira by'ingenzi, ama red flags nk'aya ngaya. Rero hari Kristo uba uri hagati mu rugo rumushingiyeho. Iyo wubatse urugo rushingiye kuri Kristo, Kristo abana namwe. Dore rero bimwe mu bintu bine Imana izakubwira bigera kuri ibyo ngibyo byose. Rero umunsi uzabana n'umuntu utari ugukwiriye mu buzima bwawe, uzatangira kubura imigisha. Nakubwira ngo hari ineza cyangwa se kugirirwa, hari ibintu byiza utangira kubura mu buzima bwawe. Imigani ibice byaho 18:22 haragira hati, atubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, akaba agize umugisha hawe n'Uwiteka. Ibi rero bise bikubwira ko iyo ushakanye n'umuntu wa nyawe, n'umufasha wa nyawe, ibi bita biguha imigisha y'Imana myinshi ku buzima bwanyu. N'impamvu nuramuka ushatse neza, ukabana n'Uwiteka neza, ukabana n'umuntu yakugeneye, imigisha y'Imana izakugeraho. Rero bivuze ngo nuramuka uhisemo nabi ugashaka nabi, uzabona ibitandukanye n'ibyo dusomye. Uzabona ibiri opposite. Amigisha uzabona. Urugero, nuramuka ushakanye n'umuntu utitaye ku bintu by'amafaranga, cyangwa utajya wita ku mafaranga, ubona ari wa muntu yapfusha ubusa, uzakomeza kujya ugira ibibazo by'amafaranga ubuzima bwanyu bwose. Rero aho ngaho ntuzatangira kugenda utakaza imigisha, kuri aho ngaho n'ubundi wakabaye uyibona. Umunsi nabwo washakanye n'umuntu uzakubuza gukora umurimo wawe w'ivugabutumwa no gukora umurimo w'Imana, ntabwo uzigera nawe uvuga umurimo w'Imana ngo ukore umurimo w'Imana nk'uko Imana yari yarabigushyiriyeho. Aho kugira ngo Imana iguhe ya migisha biciye mu kuba washakanye n'umuntu mwiza, ibyo rero ushakanye n'umuntu mubi, wa muntu mubi atuma ya migisha itakugeraho akayigufungira. Ibyo bintu byose biba bibaye ntabwo biba biri mu gushaka kw'Imana. Rero ndagira ngo kano kanya nkubwire, mu gihe ugiye guhitamo, banza witonde kugira ngo udakora ikosa. Imana ikibishaka ni ukukuyobora mu muntu ukwiriye kandi mu gihe cyanyacyo gikwiriye. Wihatiriza gufungura imiryango Imana itigeze ishaka ko ifunguka iwawe. Imana iri hejuru isumba byose, kandi imigisha y'Imana ikwiriye gutegerezwa. Kandi ikindagira nongera nkubwire ko nuramuka ushatse nabi, bizatuma nawe utakaza ibikuranga muri Kristo. Rero umwe mu mugisha w'urugo rwiza ni umugore n'umugabo, ariko nanone bafite ibibaranga muri Kristo. Ibi ndabikubwira neza. Abo uzasanga ari ba bantu bashishikariza kubana neza no guhimbaza Imana, ariko gushakana n'umuntu utazi Imana cyangwa utazi n'uwari we muri Kristo, ibi bizatuma nawe utakaza uriwe w'Imana yakuremeye kubaho. Rero umufasha nyawe azaguha icyubahiro cyangwa se akubahishe kandi umere nk'uko Imana yari yarabigennye. Ni ba bantu bazagushishikariza bakagufasha kurarabagirana, ndetse ikindi ni ba bantu bazasengana nawe muri kurwanya ibinyoma by'umwanzi n'ibitero by'umwanzi. Bazagufasha uko wibona, bazavugira ukuri mu rukundo, bagukomeze ndetse mu nzira yo kwizera. Ariko umuntu mubi azakora ibitandukanye. Ni ba bantu bareba ibyari biguhangayikishije bakabyongera, bakongera intege nkeya zawe, aho kugira ngo ahubwo kano kanya babe bari guserebura imbaraga zawe mwageze. Ba bantu bigereranya, banenga abandi gusa, ahubwo bafite tekinike zo gukontorora abandi gusa. Aba ngaba bakagushyiramo uburozi bw'uko wibona. Ibi bintu rero bikomeza kuba byaguma mu buzima bwawe utabyikuyeho. Rero kujya urekura umuntu nk'uyu nguyu mubi bijya bikomera, ariko nanone gutandukana n'umuntu mwari mwarashakanye nanone atari we, nanone bijya bikomera kurushaho. Niyo mpamvu kano kanya nakubwira ngo utegereze umuntu Imana yari yarakuremeye, ugomba kuzabana nawe, uwo bita soulmate wawe. Rero niba nawe ubwawe washaka kugira ngo uzabane n'umuntu, ariko ukabona hari muri ibi bimenyetso byose nari nkubwiye muri iyi video, afitemo muri ibi bimenyetso birimo mu buzima bwawe, ibyo bimenyetso genda ubishyira imbere y'Imana, maze Imana uyisabe kuguhishurira, ndetse uyisabe umwuka wo kuguhishurira, ndetse n'imbaraga uyisabe n'icyo gukora. Cyangwa niba waba uyisaba se Imana nkutegereze igisubizo cyawe, cyangwa se amurekure umuntu utaramugenewe, kubera ko inzira z'Imana iteka zihora zikwiriye gutegerezwa, kubera ko Imana ibishaka ko mariage yawe, urugo rwawe rugomba kuba ijuru rito hano ku isi, ntago rukwiye kuba ahubwo urugamba rwo kwicuza. Ufite rero ubwami n'intego izi gutegereje ko ugomba kuzuza. Rero emerera iby'Imana kwifuriza mu buzima bwawe, ndetse harimo n'umufasha uzaza aje kukuzuza kuruta uzaza aje ahubwo kudindiza
ibyo Imana yakuvuzeho. Imana iragukunda cyane, niyo mpamvu ijye kuburira, kubera ko ibyo Imana ikwifuriza byose ni neza, ni imigisha ndetse n'umubano udasanzwe wawe nayo. Ese waba ubishaka? Subiza muri commentaire niba koko waba ubishaka, niba hari n'icyongutse, niba hari n'ibyo wabonaga. Imana ibahe umugisha.